Yes, turabasuje mwe mukomeje kugenda mukurikirana Fisherman TV. Ibihe byiza kuri mwebwe abantu mudukurikira muri mu bihugu byo hanze ndetse n'abari mu Rwanda muri rusange, turabasuje. Reka tubabwire ngo mukomeze kugira amahoro y'Imana. Nk'ibisanzwe rero dusanzwe tubagezaho amakuru agiye atandukanye ya gospel cyangwa se ajyanye n'iyobokamana. Aho ngaha mu minsi ishize mwakomeje kugenda mwumva inkuru zigiye zitandukanye, abantu bavuga bati insengero zigiye gufungwa cyangwa se hamwe na hamwe tukagenda twumva bagenda bafunga insengero zigiye zitandukanye. Ese wakwibaza ngo nyuma yo gufunga kw'insengero ese n'ibiki biri buze gukurikira? Reka tugende inkuru tuyiva imuzi. Nta kindi rero kiri kuvugwa kuri izi nkuru zigiye zitandukanye cyangwa se ku makuru agiye atandukanye no gufungwa kw'insengero. Abakirisitu bari kwibaza muri rusange bati ese turerekeza hehe ko mu nzu y'Imana ariho twaboneraga amahoro, cyangwa se umuntu yajyaga kwicuriza icyaha, kandi ko n'Imana ivuga ko mu gihe cyo gusenga cyangwa se mu gihe umuntu akoze icyaha aba agomba kucyicuza, ndetse bikaba ngombwa ko yaterana n'abandi kugira ngo habeho guterana kwera. Abakirisitu rero bakomeje kugenda bibaza ibibazo bigiye bitandukanye. Aha ariko aha ngaha reka tuze kukubwira ko nta kindi gikuba cacitse usibye ko ari insengero zitujuje ibyangombwa cyangwa se izidafite ibyangombwa nizo ziri kugenda zifungwa, ariko izindi nsengero zirakomeje gufungura imiryango. Ariko ushobora kwibaza ngo hari nk'uduce runaka uri ugasanga kugira ngo umuntu abe yabona aho gusengera biri kumusaba kugenda urugendo rurerure, mu gihe yari asanzwe amenyereye ko hafi ye hari urusengero. Rero hakaba haje kugenda hasabwa ibyangombwa bigiye bitandukanye. Hari nk'aho hagiye hategekwa kuba bashyiraho amapave, ndetse ahandi bakagenda bagategekwa gushyiraho imirindankuba ndetse n'ubwiherero. Ahandi hakaba hategetswe kuba bashyiramo sound proof cyangwa se ibyuma bituma amajwi adasohoka hanze ngo agere hanze, kubera ko biri guterwa n'uko wenda izo nsengero zaba ziri mu mudugudu mo hagati cyangwa se ziri mu baturage rwagati. Ariko hari n'umunyamakuru waje akavuga ati abamisiyoneri bakigera mu gihugu barebaga ahantu hari agasozi karekare, akaba ariho bajya gushyira urusengero bakarwubaka rwitaruye abantu. Ese muri iki gihe ho bimeze bite? Leta nayo ikavuga iti, cyangwa se urwego rwa RGB bakavuga bati insengero kubera ko ziri mu mago hari igihe biba ngombwa ko urusaku ruba rwinshi cyane rwose, bagacuranga ibyuma bikarenga bikagera kure. Ibyo ngibyo bati ntago ari byo bikenewe, ahubwo gusenga ntabwo bibujijwe, ahubwo ikiba gikenewe ni ukugira ngo bishyirwe mu mucyo cyangwa se binozwe neza, kugira ngo hataba igice kimwe runaka kiba kibangamiwe. Aho ngaho nyine nibyo bari kuvuga bati amajwi yakabaye akomeza kuba mu rusengero mo indani, aho kugira ngo asohoke agere no hanze kure. Aha ngaha twakwibaza tuti se ya makorali yakoreraga ibitaramo nko mu masitade cyangwa se konseri zikaba zabera hanze, biraza kuba byagenda bite aho ngaho? Akarusho ko muri aya mezi ko bibaye hari n'amakorali aba yagiye ategura ibitaramo bigiye bitunguranye, ibyo ngibyo byo ubwo urukumva nyine ntago bikibaye cyangwa se bizasubukurwa ikindi gihe. Reka dukomeze rero tuze kuvuga no ku kijanye n'amapave. Hari nk'ahantu ushobora gusanga wenda no kuri urwo rusengero nta n'umuntu wenda ufite n'imodoka n'urugero, ariko kubera ko burya iterambere riba ari iry'igihugu cyose, cyangwa se gutera imbere kuba ari ukw'abaturage bose. Hari n'igihe
umuntu yaba akeneye no kuyigura ariko akabona nta buryo bwo kuyiparikaho cyangwa se parikingi akabona itari buboneke, bikaza kuba imbogamizi kuri we kabone n'ubwo abandi baba batabibona, ariko reka tuze kureba aya mapave yuzuye parikingi se cyangwa se aya mapave yo gusasa mu mbuga. Hari igihe usanga ari nka karitsiye runaka cyangwa se mu gace runaka wenda karimo ba baturage, izo mbaraga batahita bazibona mu buryo bwo guhita bazamura icyo gikorwa, ugasanga nabwo mu kugira ngo bazafungurirwe vuba bizabagora, keretse hitabajwe ku rwego rw'ururembo cyangwa se biturutse ibukuru kugira ngo bize kuba ibyo bikorwa byakorwa mu buryo bwihutirwa kugira ngo nabo baze kubasha gusenga. Sinzi wenda niba n'insengero cyangwa se amadini aba afite icyo bita isanduku ibikamo amafaranga yo kwitabazwa mu gihe habaye igikorwa runaka. Ibyo byo ntabwo turabimenya neza ngo tumenye uko byakorwa, ariko ubwiherero buba bukenewe rwose cyane, buba bukenewe kenshi na kenshi, nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza bakavuga bati nta kuntu abagore bajya bahurira n'abagabo mu bwiherero bumwe. Rero haba hari biba ari ikibazo cyane, ahandi naho bikaza kugaragara ko hari insengero zifite abantu batabyigiye cyangwa se badafite nimba ari impamyabumenyi aho ngaho, impamyabushobozi zo kuyobora abo bantu, zo kuba baba abayobozi. Abandi nabo bakavuga bati twebwe tuyobowe na Mwuka. Hakaza kuba hari n'abavuga bati kabone n'ubwo uwo muntu yaba ahari mu rusengero ariko atari we muyobozi mukuru, kubera ko burya ijambo ry'Imana, abantu bavuga ibiri muri Bibiliya cyangwa se ijambo ryahumetswe n'Imana. Ahanini rwa mugani hari n'abavuze bati kujya gufata umuntu ngo wabyigiye aba ari we uza ahagararira urusengero, bati aho ngaho ntago byaba ari sawa, ashobora kuhaba ahembwa ari aho ngaho ariko rufite wa muntu nyine waruzamuye, kugeza aho nyine wigisha abayoboke bakihana, kurusha n'uwo munyamashuri nyine uba ukenewe uba waje aho ngaho. Reka tuzamuke tuvuga no ku bijyanye na sound proof nyine nk'uko twakomeje kugenda tubivugaho. Hariya mu rusengero mo indani hari igihe haba urusengero ruturanye n'abantu, ruza kuba ruturanye n'abantu. Hari uwaje gutanga igitekerezo aravuga ati nk'umuntu nyine ufite uruhinja utuye hafi aho ngaho, urumva ntabwo biba ari sawa cyane nyine mu gihe ibyuma biri gusakuza cyane. Icyo nacyo kiri kugenda kirebwaho kikumvikana. Ikindi ni ku nsengero cyangwa se abantu basengera mu byumba by'amasengesho ndetse basengera mu mago, aho ngaho naho bavuze ko bitemewe kuba umuntu yasengera abantu bahurira mu rugo rw'umuntu ngo basengeremo ari benshi cyane, ntago byemewe. Ku misozi naho ntago byemewe, ndetse bagiye bafunga n'aho bita mu buvumo, ku misozi bafunze, bafunga no mu buvumo. Ntago rero ntago RGB ibyo yagiye igaragaza ni ibintu bitatuma abantu bashira ubuzima bwabo mu kangaratete, ndetse aha ngaha haraza kubaho ya mirindankuba nyine, haze kubonekaho n'icyo bita kizimyamwoto mu gihe habaye inkongi y'umuriro. Aho ngaho kizimyamwoto igomba kuba iri hafi aho yo kuba yakwifashisha, ndetse hari n'insengero zimwe zagiye zigaragazwa ko zigomba kuba hari ubutaka cyangwa se hari ubutaka buhagije, kuba urusengero rwubatse ku butaka buhagije. Aho ngaho nacyo kiba kigomba kugenda kibirebwaho, niho hari kubonekamo ya parikingi cyangwa se
ya mbuga nini cyane rwose. Insengero rero zafunzwe ariko abakirisitu bari kugenda baribaza uburyo bwo gusenga, ese barabigenza ute? Ni gute babona aho gusengera, cyangwa se ese uwari umukatolike cyangwa se uwari umudiva, uwari umupentekote cyangwa se umuntu usengera muri adeperi cyangwa se muri zayoni ndetse no mu macaci, ese arabigenza ute mu gihe aho hafi ye ari urwo rusengero rwa caci rwari ruhari gusa? Arabaretse gusenga mu gihe bagikora ibyo bikorwa byo kugenda basanura cyangwa se bubahiriza ayo mabwiriza? Ese biraza kugenda gute? Reka dukomeze rero tugenda dukurikirana, ariko tukubwire ngo wowe mukirisitu mu rugendo na n'ubundi uzasenga cyangwa se uwakurikiye Imana akayimenya, abaho turi mu ntambara cyangwa se dufashe ibihe mu ntambara, ugomba kumenya uko ugeze mu kibazo cyangwa se ikibazo cyose ugezemo, uko uba ugomba kwitwara. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo namwe bakirisitu mugandukire ababayobora. Biba ari byiza kugira ngo rero amabwiriza n'amategeko bize kugenda bikurikizwa, ariko nawe ntibize kugukura mu mwanya ngo ni ukubera ko insengero zafunzwe, cyangwa se ntibize kugukura mu mwanya ngo kubera ko utazajya gusenga ku cyumweru cyangwa se ku isabato, ahubwo wowe ukomeze wizere Imana kandi uyubahe. Ibyo ngibyo bizagufasha kuba wakomeza muri uru rugendo. Hari akandi kantu twari tutavuzeho kajyanye no gusenga aha ngaha. Burya mu gusenga, iyo dusenga ushobora kuba ufite ukuntu wowe ubanye n'Imana, kabone n'ubwo tujya mu mahuriro hariya, ariko wowe aho uri mu rugo uba ugomba gusenga kugira ngo iyo Imana usenga, kubera ko burya Imana biterwa n'uko wowe nayo mubanye, Imana usenga kugira ngo ize kuba yagusubiza, cyangwa se mu kigeragezo urimo ubashe kuba wagitsinda. Reka rero dukomeze kubifuriza ibihe byiza. Mwakoze gukurikirana Fisherman TV. Ibihe byiza kuri mwebwe.